haguye imvura nyinshi cyane, ba bantu bari batwikiwe na rya hema, ya mvura niyabagezeho. Imana yambwiye ngo uyu mwaka abantu benshi bagiye kwinjira gereza kubwo kujya kure y'Imana. Iyo tuvuga ibi ngibi, hari amaboko y'Imana ko agiye kugusomera, urumva uzayahungira hehe? Nyemerera uyu mwanya, we wari utakaje ibyiringiro. Imana yambwiye ngo irabahagurukiye, umujinya w'Imana nabonye ubahagurukiye, mbona umujinya w'Imana uhagurukiye abakomeye, mbona umwaka Imana ije gusohoreza abantu amasezerano, ariko kandi ngo ni n'umwaka Imana ije guhora mu inzigo, kuba abantu benshi bazamenyekana bo bari bo, ngo abantu benshi bazakorwa n'isoni, ngo abantu benshi bazatakira Imana ariko ntizabumvira. Imana irambwira ngo bwira abantu b'abanyabwenge. Imana mu gitabo cy'imigani riratubwira ngo nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Ariko ndagira nkubwire ngo muntu w'Imana uneze amatwi, Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe bose ibyo ushaka biho nk'uko biho mu ijuru. Tugushimiye kuba abanye natwe kugera muri isi mpera z'uyu mwaka. Waraturinze ibyakagombye kudukura mu isi y'ababaho byari bihari, ariko wabaye mu ruhande rwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera rero umwanya tugiye kuganiriza abantu bawe ijambo ryawe, ubane natwe utugirire neza kandi udushoboze muri byose mu izina rya Yesu, amen. Twihuse, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro turasoma igice cyaho cya 18 n'umurongo wa 11, twumve icyo hari kutubwira. Haranditswe ngo Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati, ko maze gukecura nzanezerwa nnyo kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gishekeje? Sara akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu, amen. Umaze igihe kinini ufite amasezerano y'Imana, ariko mu buzima bwawe ubona hari ibintu bidasobanutse, ukibaza ngo mbese iyi niyo Mana yavuganye nanjye? Ntabwo ari wowe wa mbere ufite amasezerano. Bibiliya iratubwira ngo isezerano rya Yosefu ryaramugeragezaga. Njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo hahirwa ibyo uyu mugabo witwa Yesu bitazagusha, kubera ko hari abantu benshi bagenda bagushwa n'iby'uyu mugabo. Yohana ageze mu gihome, yatumye abigishwa be kuri Yesu, arababwira ngo mugende mumubwire ngo mbese niwe cyangwa dutegereze undi. Umubabaro wo muri gereza waramufasha, arareba abona ibyo bintu bidashoboka, kuko icyambere Yohana yari integuza ya Yesu, ni nawe wamubatije. Yiyumvira n'ijwi rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Ariko umubabaro wo muri gereza umufashe, umwibagiza rya jwi ry'Imana yumvishe, umwibagiza ikiganiro yagiranye na Yesu, ko yabwiye se aramubwira ati, ni ibi ngibi ni njyewe, ni wowe wakagombye kubinkorera. Ariko Yesu aramubwira ngo emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ariko umubabaro umugezeho yibagirwa ibyo byose. Ndimo nkubwira ngo ube maso, ube maso, ube maso, kuko Satani rimwe na rimwe adutegera mu bibazo, akadutegera mu mibabaro yacu. Buriya ni ukuvuga ngo hari ahantu Satani akunze gutegera abantu b'Imana, mu bibazo, mu mibabaro. Aho hantu
ahafatira abantu b'Imana benshi akabagusha no mu bisubizo naho arahategera kuko hari abantu b'Imana basubizwa akababwira ati ubundi se urajya gusenga ubusiki amafaranga urayafite inzu nziza urayifite abana bawe bari kwiga ntibabuze menirivare urajya gusenga se ubundi nguru gushaka iki ariko nukuvuga ngo ubuzima ubwari bwo bwose waburimo usabwa kuba hafi y'Imana. Uyu rero Aburahamu na Sara ngo bari bashaje. Bibiliya tubwiye ngo Sara yaratikijya mu mihango y'abakobwa kubera ko yari amaze gukecura. Ariko bari bafite iki? Amasezerano. Bari bafite iki Imana yabavuzeho. Mu buryo bw'umwuka nawe ushobora kuba umaze cyangwa se utakijya mu mihango y'abakobwa, reka mbibare gutyo. Nimbivuga gutyo uravuga uti ibingibi ni ibireba abantu b'igitsina damu cyangwa se b'igitsina gore, reka mbivuge gutyo. Nawe birakureba mugabo. Bisobanuye ko hahandi uhagaze waravuganye n'Imana, ariko ukareba inzira bizanyuramo ugasanga ntayo. Uri mu kigero cya Aburahamu na Sara. Birashoboka yuko Imana yakubwiye yuko izakugirira neza, ariko uyu munsi uri kureba ineza y'Imana ugasanga nta nzira byanyuramo, ahubwo ugoswe n'ibibazo gusa. Muri izi mpera z'uyu mwaka uri kuvuga uti Imana naragukoreye, none ngiye gusoza umwaka ameze nabi, ngiye gusoza umwaka mu maganya. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo abamarayika bageze kwa Aburahamu, Aburahamu arabazimanira, arabakira. Bamaze kurya, haleluya, barangije baramubwira bati kindi gihe nk'iki cy'umwaka utaha ntituzabura kugaruka hano, kandi Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Ngo Sara aho yari yibereye araseka, mu mutima aravuga ati ibyo bintu ntibyashoboka, ibyo bintu ni impossible, ntibishoboka, sinkijya mu mihango. Ubundi umukobwa cyangwa se umudamu utakijya mu mihango ntabwo bishoboka ko aba yabyara. Sara rero nawe yumva yuko ibyo bintu bidashoboka. Kuba Imana yarakubwiye yuko uzatunga ukaba umukire ariko uvuka mu bakene, ntago bivuze yuko kuba mu muryango wanyu muri abakene utazakira. Uzakira kubera Imana. Kuba mu muryango nta muntu wize, ariko Imana ikaba yaragwaye isezerano ry'uko uziga sogondere, kaminuza, ukiga ukametiriza za dogitora ukaziga, nyamara mu muryango nta wize urimo, ntibivuze yuko Imana itazasoza ibyo yavuganye nawe. Kuba umaze igihe kinini abo mwashakiye rimwe n'ubundi bagiye gushyingira, ariko wowe nturaheka, mu nda nta rubuto rurageramo, nyamara Imana iravuga ngo uzabyara, wowe urareba ukavuga uti ese ibintu bimaze igihe kingana gutya bizasohora binyuze mu yihe nzira? Ntabwo bikuyeho ko Imana izasoza icyo yavuganye nawe. Ndimo nkubwira ngo wibarire Imana mu myaka. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka, kandi iyi Mana dusenga, iyi Mana twizeye na nyuma ya zeri irakora. Hahandi abantu babona yuko ibintu bidashoboka, aho ngaho Imana yerekana yuko bishoboka. Sara rero ngo araseka, ariko ngo aba bagabo cyangwa se aba bamarayika baramubaza bati none niki gitumye Sara aseka? Akibaza mu mutima we ngo mbese koko nzabyara nkecuye? Baramubwira bati mbese hari ikinanira Imana mu gihe cyashyizweho? Shuti yanjye wowe uneze amatwi, nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Nubwo ubona utagize umugisha wo kwiga amashuri, ndahanurira ubuzima bwawe nk'uko Imana yanyeretse. Nabonye Imana ikugize umuntu ukomeye cyane, nta n'amashuri wize. Mbona abantu bose barimo barakubaha, abakomeye n'aboroheje, abize n'abatarize,
ngiye kubona mbona barimo barakubaha cyane, numva ijwi rimbwira ngo uriya muntu Imana imuhaye ijambo mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Imana irambwira ngo uriya muntu imuhaye agaciro mu mpande enye z'isi, ngo nubwo nta mashuri afite, ngo kandi bikoreye kugira ngo yerekane yuko ibera hose icyarimwe, ari Imana ishobora byose, ari Imana ikura ku cyavu igashyira hejuru ikicazanya n'ibikomangoma. Imereza ijambo riri muri Yesaya igice cya 48, Yesaya igice cyaho cya 48 umurongo waho wa 11, handitswe iri jambo riri kuvuga ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Imana ishimwe cyane. Mushiki wanjye uneze amatwi, warugeze aho wumva unaniwe, Imana izabyikorera. Mwene data uneze amatwi, warugeze aho wumva unaniwe, ivuganye nawe ngo izabyikorera. Abana bawe babuze ubwenge mu bigo by'amashuri, ariko Imana ibagarutseho kubw'isezerano yaguhaye ry'uko abana bawe baziga. Imana izabyikorera. Nubwo urugo rwawe rugiye gusenyuka, yavuze ko uwo mugabo ari uwawe, ari we muzabana iteka, ari we muzasazana. Ntabwo Imana ishobora kwemera ko urugo rwawe rusenyuka. Imana izabyikorera. Nabonye urugo rumwe, ngiye kubona mbona urwo rugo rwatatswe n'abadayimoni benshi, nabonaga ari nk'ibatayo y'abasirikare, ariko ngiye kubona mbona n'abadayimoni. Ngiye kubona mbona wa muntu akimara kubona abadayimoni batatse urwo rugo, arapfukama arasenga. Muri kwa gusenga mbona ijuru ryohereje marayika. Ngiye kubona mbona marayika amanukanye inkota ityaye. Ngiye kubona mbona yicocaguje abadayimoni bose. Ngiye kubona mbona abadayimoni basinziriye guhera, mbona ibyabo birarangiye. Imana irambwira ngo nkubwire ngo amasengesho umaze iminsi usengera urugo rwawe, Imana yarayumvise. Amasengesho umaze iminsi uri gusengera urugo rwawe, Imana yarayumvise. Kandi nongere mvugane nawe, wowe warose inzozi ukabona bakuroze, Imana yaje kunyereka. Ngiye kubona mbona urogewe mu byo kurya. Ngiye kubona mbona neza, mbona uburozi ukimara kuburya mbona urapfuye birarangiye. Imana irambwira ngo nkubwire ngo ube maso mu mpera z'uyu mwaka no mu ntangiro z'umwaka. Imana irambwira ngo yabikweretse kugira ngo ugire amakenga. Nutaba maso ikirozo uzakirya kandi ntabwo uzagikira, kuko nabonye kiguhitanye. Ikimenyetso nguhaye cy'ubu butumwa nuko Imana yakweretse wariye uburozi, urota bakuroze, nawe ubwawe urabyibonera. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ube maso, wirinde muri iyi minsi, kandi umenye ko abo mugendana. Hari ubutumwa mperutse gutambutsa, shyiraho video y'umugabo bita Cabugufi, baciye amaboko yose, kandi abikorerwa n'umuntu w'inshuti ye. Imana irambwira ngo ube maso, wirinde umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu azwi n'Imana, wowe ntabwo wabasha kumumenya. Imana igufasha cyane, igufiteho umugambi ukomeye, hari byinshi yakuvuzeho. Niyo mpamvu itemera yuko abarozi bagera ku ntego y'ibyo bagambiriye. Imana ishimwe cyane. Nabonye ihema rinini cyane rimanuka ryururuka riva mu ijuru. Ngiye kubona mbona rigeze hano mu kibaya kinini. Ngiye kubona mbona cya kibaya kinini, rya hema mbona ritwikiriye mw'abantu benshi cyane. Ngiye kubona mbona rimaze kubatwikira, mbona haguye imvura nyinshi cyane. Ba bantu bari batwikiwe na rya hema, ya mvura niyabagezeho. Imana irambwira ngo bwira abantu barusheho kwishyira mu bwishingizi bw'Imana, ngo kuko ari bigiye kunyagira abantu muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Kandi ngo umuntu wese wasenze Imana, wegereye Imana, Imana irambwira ngo imushyizeho uburinzi. Niho Imana yamaye ijambo riri muri Zaburi 145, Zaburi 145, kuri aba bantu bariho uburinzi bw'Imana cyangwa se bariho ihema ry'Imana. Uyu murongo waho wa 20 handitswe ngo Uwiteka arinda abamukunda bose,
ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Imana irambwira ngo abantu bakunda Imana, abantu bakunze Imana, bafite umutima wo gukunda Imana, Imana ibashyizeho uburinzi. Imana ishimwe cyane. Ariko abantu bamenyereye Imana bakaba bari gukora ibyaha, bagasambana, bakajya kuroga, bakagambanira bagenzi babo, Imana ibakuyeho amaso. Nabonye imbaga y'abantu benshi yinjira gereza, kandi ikintu cyantangaje nabonaga harimo n'abantu bakomeye. Ngiye kubona mbona barimo barinjira gereza. Imana irambwira ngo nuko yabakuyeho amaboko yayo. Kubera iki? Bataye ubwiza bw'Imana bwabavuyeho, barangije bati Imana, barangije bajya kure y'Imana. Kubera ko wagiye kure y'Imana, niyo mpamvu Imana irekuye ibigiye kukwataka. Yewe wigeze uryama nijoro urota uri muri gereza, none umaze kubibona, aho kugira ngo wishyire mu bwishingizi bw'Imana, ahubwo ibyo ngibyo urashaka kubyirengagiza. Nyamara Imana yakweretse yuko nutaba hafi y'Imana uzajya muri gereza. Imana yambwiye ngo uyu mwaka abantu benshi bagiye kwinjira gereza kubwo kujya kure y'Imana. Iyo tuvuga ibi ngibi, hari abapagani bavuga ngo ibi ngibi nibindeba, ariko ubu butumwa nawe urabwumva, wamenye yuko yisurimo. Hari Imana yayigushyizemo. Kuba utubaha Imana waramenye yuko Imana iriho, ntabwo bivuze ko Imana itazaguhana, ntacyo uzabona wireguza, kubera yuko n'umupagani ntacyo azireguza. Ubutumwa buratambuka ku maradiyo, bugatambuka ku matelefoni, bugatambuka mu nsengero hirya no hino, bugatambuka ku misozi itandukanye. Ijambo ry'Imana rirahavugirwa, ariko wowe kabinegirije ukumva ntacyo bivuze. Ariko nta kabuza, iyi nkoni y'Imana n'uburakari bw'Imana byururukiye kuri wowe. Niyo mpamvu nakubwira ngo uyu mwanya nushaka uce bugufi. Hari abantu bajya bihagararaho ngo Imana ngo ntabwo ikanga abantu, ngo Imana ngo ntabwo itera ubwoba, ngo Imana ntabwo ihaniraho, ngo Imana ngo ntabwo izana ngo ndakwica. Ariko ibyo ngibyo ninde wabibabwiye? Yarimbuje isi yo ku bwano w'amazi. N'uyu mwanya iracyafite uburakari bw'abantu bayimenye, bamara kuyimenya bakajya kure yayo. Imana igira umujinya, kandi umujinya w'Imana ndagira nkubwire ngo Bibiliya iwuvugaho ikavuga ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana ko agiye kugusumira, urumva uzayahungira hehe? Nyemerera uyu mwanya, we wari utakaje ibyiringiro, ibyo bikagukura mu buntu bw'Imana. Ni Imana twambaye, ni Imana twariye, ariko nabwo tutambaye, ariko nabwo tutariye, turi mu makodi, dukenye dukize, ni Imana. Ubuzima bwose waba urimo ni ubuzima bugusaba gukenera Imana. Imana yambwiye ngo hano imbere igihe kigiye kugera buri muntu wese akenera Imana. Hariho n'abavuze ngo baravuga ngo Imana ngo ntibaho. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umupfapfa ngo ajya yibwira ngo nta Mana iriho, ngo barononekaye. Hariho n'abantu basuzuguye abantu b'Imana, babona yuko abantu b'Imana ari indindagizi, ari abantu batagira umumaro, ari abantu babuze ubwenge, ari abantu mbese babuze icyo bakora, barasuzugurwa. Ariko Imana yambwiye ngo ihagurukiye kurwanya aba bantu barimo gusuzugura ubwoko bw'Imana, ndetse kandi bakirengagiza yuko no kuba bariho ari amasengesho y'abantu b'Imana, bakirengagiza yuko no kuba bariho ari uko abantu b'Imana bajya imbere y'Imana bagapfukama bagasenga. Imana yambwiye ngo irabahagurukiye. Umujinya w'Imana nabonye ubahagurukiye, mbona umujinya w'Imana uhagurukiye abakomeye, mbona umujinya w'Imana uhagurukiye aboroheje. Imana irambwira ngo uburakari bwayo nta hantu muzabuhungira. Imana ije kwerekana yuko ariyo Mana ishobora byose, ariyo Mana iteye ubwoba, ariyo Mana yica kandi gakiza. Nabonye abageni benshi. Imana irambwira ngo uyu mwaka wa 2026 ni umwaka abageni benshi bagiye gusarurwa. Imana irambwira ngo bwira abantu bezwe. Imana irambwira ngo kandi ni umwaka Imana ije gusohoreza abantu amasezerano, ariko kandi ngo ni n'umwaka Imana ije guhora mu inzigo ku bantu batayumviye, bamaze igihe kirekire babwirwa bakinangira umutima. Imana nabonye hari ahantu nabonaga hari ishyamba ryari riri mu intare. Imana idufashe kumva ubu butumwa. Ngiye kubona mbona za ntare
ziri muri iryo shyamba hari uruzitiro ziri gushaka kurenga rya shyamba, ariko zigasanga hari uruzitiro ruzibuza gutambuka ngo zive muri rya shyamba. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo kubera abantu bamaze gusuzugura Imana, bakabona yuko Imana ivuga ibyo itazakora, bakabona yuko Imana itariho, nta n'icyo imaze, nta bushobozi ifite, Imana irambwira ngo itegereze rirayerekwa. Ngiye kubona mbona haje abagabo b'abanyembaraga bakuyeho rwa ruzitiro, ngiye kubona mbona za ntare zivuye muri rya shyamba, ngiye kubona mbona zimaze kuva muri rya shyamba, ngiye kubona mbona ziri kona imyaka y'abaturage, ngiye kubona mbona uwo zigezeho ziri gucoshomera, ngiye kubona mbona zangirisha ibintu byinshi. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo umuntu udafite uburinzi bw'Imana, akaba adafite icyo Imana yamuvuzeho, ngo umunsi ziriya ntare zigiye kuva mwari ya shyamba, ngo abantu benshi bazamenyekana abo bari bo, ngo abantu benshi bazakorwa n'isoni, ngo abantu benshi bazatakira Imana ariko ntizabumvira. Imana irambwira ngo bwira abantu b'abanyabwenge uyu mwanya begera Imana bezwe. Hari ijambo nakunze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 55 kuwa 7, hari ijambo rivuga ngo hari ijambo ritubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukira Uwiteka. Ngiyi ijambo Imana ishaka ko umuntu wese ahagararamo. Nimvuga ubu butumwa ntabwo bureba umunyarwanda wumva iki kinyarwanda mvuga, ahubwo burareba n'umurundi wese unteze amatwi, bukareba n'umuntu uri muri Kongo no mu bindi bihugu byaba ibya hafi n'ibya kure, kuko Imana yambwiye ngo igiye gutambagira isi, kandi ngo yaba umuzungu n'umwirabura bazamenya yuko Imana itambagiye. Nabonye Imana igera mu bihugu bikomeye, kandi ngiye kubona mbona n'abakomeye bamenye ko Imana inyuze muri ibyo bihugu, kubera yuko hari abantu bishingikirije ku bapfumu, hari abantu bishingikirije ku burozi bwabo, hari abantu bishingikirije ku mbaraga z'imyuka mibi. Nabonye imbaraga z'Imana zimanutse, ngiye kubona mbona abantu bose bubaraye nko muri cya gihe cya Eliya, ubwo abantu bose bubararaga bakavuga bati tumenye neza yuko Uwiteka ari we Mana. Igihe kirageze abantu bamenye yuko Uwiteka ari we Mana, kuko abantu basuzuguye Imana bageza ku rugero rwose rwo kubahuka Imana, ndetse bubahuka n'abantu b'Imana, ndetse bavogera ubwoko bw'Imana. Ariko kandi Imana yangereranyije ibyabaye mu gihugu cya Egiputa. Imana irambwira ngo wibuke ibyago 10 byabaye mu gihugu cya Egiputa kubwo kutumvira icyo Imana ivuga. Imana irambwira ngo wibuke ibyabaye n'ubundi ku bana b'ifura mu gihugu cya Egiputa, wibuke ibyabaye ku matungo yo muri kiriya gihugu, wibuke ibyabaye ku nyanja itukura. Imana irambwira ngo kubera yuko abantu bamaze kubona yuko Imana itagishoboye, nayo ngo igiye kubereka ubushobozi bwayo. Nabonye ibihe bihinduka hano imbere twerekera, kandi bigahindukirana abakomeye n'aboroheje. Ngiye kubona mbona abantu benshi cyane barimo baravuga ngo rwose Mana turengere, Mana turengere. Imana irambwira ngo yabahaye igihe, ariko igihe bagipfusha ubusa. Imana irambwira ngo igihe kigiye kugera umuntu wese atabaza Imana, kandi yaba umuzungu n'umwirabura bazatabaza Imana, ariko uw'Imana yahaye igihe akagipfusha ubusa. Imana irambwira ngo muri ico gihe Imana ntizamwumvira. Jambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani riratubwira ngo nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Ariko ndagira nkubwire ngo muntu w'Imana uneze amatwi, Imana irabizi yuko abantu b'Imana muri iyi minsi babayeho nabi, abantu b'Imana bari ku munzani muri iyi minsi, abantu b'Imana bari kuri tekeri, ariko Imana yambwiye ngo igiye gushyiramo ikinyuranyo. Komeza urwane intambara nziza, wihanganire ibikugerageza, wihanganire ibitutsi by'abaturanyi, wihanganire abakurwanya bose ngo ntabwo ukorana n'Imana, wihanganire abagusebya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Data wa twese yambwiye ngo agarutse ku bwoko bwe, kandi agiye kubugirira neza. Kandi nongere nkubwire ngo wowe uneze amatwi uri mu gihugu cyo hanze, urukurira ngo Imana yanyimye urubyaro, Imana yambwiye ngo usenge cyane, irashaka gusohoza isezerano ryawe muri uriya mwaka. Nabonye uriya mwaka hari abantu bari mu bihugu byo hanze, ariko mbona n'abandi bantu bakeya bari mu gihugu cy'u Rwanda basohorejwe amasezerano yo kubona urubyaro. Imana irambwira ngo babwire ngo nabo bagiye guheka, kandi nk'uko Imana yahaye Sara umwana ageze mu zabukuru,
harimo n'abantu bari bageze mu zabukuru, ariko nabonye Imana ibibukiye mu zabukuru nk'uko yibutse Sara. Imana irambwira ngo mbabwire ngo izabyikorera, nta kizatuma izina ryayo ritukwa, ahubwo Imana izabikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ngiye kugusengera Imana, ariko ukomere ku Mana yawe, unamba kuri shebuja niwe uzashimwa, kandi ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ni ukuri nutajya kure y'Imana, Imana izakugirira neza nshuti yanjye. Reka dusenga Imana. Nyiringabo Imana, ndagushimye kubw'uyu mwanya umpaye ijambo rikomeye cyane ryo kubwira ubwoko bwawe, nanjye ndaritambukije. Abazakurikirira ijambo bazahabwa umugisha, kandi uko uvuze Mwami Imana ari abari kure yawe bakumva ubu butumwa, uzabaho umutima uciye bugufi bakugarukire. Ari abantu Mwami Imana batinze mu butayu bacyumva ijambo ryawe bazakomere, kandi bazakomezwe n'iri jambo. Kandi Nyiringabo Imana, ni ukuri ndasenze kugira ngo ubutumwa butambutse buzakomeza abari mu Rwanda no mu bindi bihugu, kandi izina ryawe rizakomeze guhabwa icyubahiro. Nanjye umugaragu wawe ukomeze ungiriye neza, unyagurire imbago yicano Amakuru y'Ijuru TV. Ni ukuri yabayeho ku bwawe. Iyo utansanga mu bicuku bya nijoro ngo umbwire ngo nyifungure, ntabwo ibiriho. Ariko Mwami, ndasenze kugira ngo ukomeze kuyishyigikira, kandi Nyiringabo Imana, ibitangaza byawe bikomeze gukorwa. Mwami Imana, abarwayi bakire, abafite ibigeragezo n'intambara ukomeze kubiyereka mu butabazi bwawe. Niko senza nizeye kubikoze kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana Data wa twese ibaho umugisha. Ndabakunda. Shalom, shalom.